Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu dusenge. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 19 kugera ku 23 haravuga ngo, ariko nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bagore mwe, kandi amatwi yanyu yakire ijambo ryo mu kanwa ke, mwigishe abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigisha umuturanyi we kuganya, kuko urupfu rwuririye mu madirishya yacu rukinjira mu manyumba, rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Vuga uti, uku niko Uwiteka avuga ati, intumbi z'abantu zizagwa hasi zibe nk'amase yo ku gasozi, nk'ibihumbano bisigara inyuma y'usarura, zitagira uzirarura. Uwiteka aravuga atya ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirata ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Umwami ahabwa icyubahiro. Bakundwa, ndabatangariza ko iki ari igihe cyo guhaguruka tugasengera abana. Tugahaguruka tugasengera abana. Ndasubiramo ngo, haguruka, zinduka, fungura umunwa, usengera abana bawe, ubashinganishe, ubapfuke mu maraso ya Yesu, amazina yabo yinike mu maraso ya Yesu, ubashyireho ikimenyetso. Ndasubiramo, ubashyirisheho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Kubera iki? Kugira ngo ibihagurutse, ibiri mu mwuka cyangwa se ibihagurutse mu bana, ibiri mu bana bitazasohora ku rubyaro rwacu. Imana ibagirire neza, Imana ibatabare. Ni urubyaro rwahawe umugisha, ariko kandi ni urubyaro rwo gusengerwa. Amen. Zinduka usenge rero, nkunda kubibabwira. Fungura umunwa usenge, haguruka usenge. Ntawe uri bugusengere, ahubwo wowe haguruka wisengere, ushinganishe abawe n'ibyawe. Umwami ashimwe. Ndashimira Imana iduhaye iri jambo. Abari gusenga mukomeze musenge. Nawe kandi ubyumvishije ubu ngubu, ushaka kuba wumvishije iyi video yanjye ari ubwa mbere cyangwa se uyumvishije aka kanya, hagarara usengera urubyaro rwawe, usengera abana bawe. Muri iki gice hano muri Yeremiya 9, iyo uhereye ku murongo wa 16, wumva neza impamvu Uwiteka yahamagaye abagore ngo basenge. Si abagore gusa, yewe n'abagabo muhaguruke musenge. Ni igihe cyo gusenga. Gusenga ntibireba abagore gusa. Reka mbishyire mu isi bifatika, ko mu isi y'umwuka twese turi abageni ba Kristo. Ikindi kandi nuko abagore inshuro nyinshi aribo bakunda gusenga. Ariko ndakugira inama, wa mugabo we, haguruka usenge, usengere abana bawe, usengere ibyo mu rugo rwawe, usengere abo bana Imana yaguhaye izabakubaza, kandi yaraguhaye ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Ni umwanya mwiza wo gusengera abana bacu. Kuri uyu murongo wa 20 rero bavuze impamvu yo gusenga, ngo nuko urupfu rwuririye mu madirishya yacu, rukinjira mu manyumba yacu, rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Ndakumenyesha ko ibiri kwica abana ari byinshi. Ushobora kubona umwana nubwo atapfuye, ariko ni igishushushungwe kigendera hanze ahangaha, ntawe uhari rwose, umutima ntawe ukiri mubona, agenda ari umubiri usigaye. Naho gusenga, ibiri kwica abana ni byinshi. Inzoga zisha abana, abana bari kujya mu bidafite umumaro, ibintu ni byinshi, ibiri kwica amashuri yabo, ibiri kwica ejo hazaza. Ni byinshi. Hariho
ibintu byinshi satani yaroshye mu isi bitumye abana barangara, bitumye abana koko wabareba ukabona koko ntago uzi iyo bari, bameze nk'abapfuye bagenda mu isi. Ariko Imana ibiturinde, turashimira Imana ko gusenga bihindura ibintu, kandi turizeye ko abana bacu bahinduka, biri buhinduke. Ikindi kandi nabo bitarageraho bari burindwe, abana bacu barindwe ibyorezo, indwara z'inzaduka, ibyorezo bimwe n'ibindi. Imana irinda abana bacu mu gihe gisa nk'iki. Reka dusenge Imana, kandi ngo umuntu wese uhagurukane n'umuturanyi wawe. N'aba bana bacu tubigishe gusenga, ngo umuntu wese yigishe umukobwa we kuboroga. Ubwire n'umuturanyi wawe ngo sengera abana. Bwira abaturanyi bawe basengera abana babo. Bwira abakuru bawe barumuna bawe ati nimusengera abana banyu, mubapfuke mu maraso Yesu, mubashyireho ikimenyetso. Kazi kawe renda kuburiye karagaciyemo. Turakoresha amaraso ya Yesu mu gusenga. Amaraso Yesu niyo yadushyiraho ikimenyetso, ngo abafite iyo kimenyetso ntateka bazacirwaho. Ikindi duhereze n'Imana umunsi wacu, tugumya kubwira Imana ngo Mana wumve gusenga kwacu n'abana twakuzaniye uyu munsi. Kandi dushimire Imana ubu buntu yaduhaye bwo gusengera aba bana. Amen. Haleluya. Amaraso ya Yesu n'amaraso y'igiciro cyinshi. Haleluya. Amaraso ya Yesu n'amaraso y'igiciro cyinshi. Amaraso ya Yesu, haleluya, n'amaraso y'igiciro cyinshi. Haleluya. Amaraso ya Yesu n'amaraso y'igiciro cyinshi. Amaraso ya Yesu, haleluya, n'amaraso y'igiciro cyinshi. Shimwa Mwami, ndagushyira hejuru Uwiteka, ndagushimiye ko utubyukije, ndagushimiye ko waduhaye abana, ndagushimiye ko utwemereye tukaza imbere yawe, tukazana aba bana Mwami. Ndagushimiye ubuntu, we Mana irema, Elohimu Imana irema, Elishadayi ushobora byose. Ubuntu bwawe Mwami, muri uku kwezi k'ubuntu turi gusoza, utugiriye ubuntu bwo kuzana abana bacu imbere yawe. Turagushimira ku bwabo, ko wabaremye ukabashyiraho ukabaduha Mwami. Natwe iki gitondo dufite ishimwe, turanezerewe mu mitima kugumya kubarinda. Babyutse amahoro ni bazima, natwe tubyukije amahoro, uduhaye ubuzima, nubishimirwe. Duhaye akanya keza ko kuza imbere ngo tuganire. Gusenga no kuganira nawe, ngo tuganire iby'abana, tukubwire uko bimeze. We waduhamagaye ukaduha uyu murimo wo kukurerera Mwami aba bana. Turagushimiye icyizere watugiriye, turagushimiye imbabazi watugiriye, turagushimiye ubuntu Mwami. Uwiteka we mujyanama mwiza, shimwe ko watugiriye inama yo gusenga kugira ngo dusengere abana. Duhaguruke kandi twigishe n'abana gusenga, utubashishe. Ubuntu turabwakiriye ku mazina yacu mu buzima bwacu Mwami. Amaraso yawe natunyuremo, atwoze, yoze na buri mwana, hanagure buri cyasha cyose, buri kintu cyose. Ahubwo tugirirwe neza nawe, twakiriye imbabazi zawe. Uyu munsi tuwinitse mu maraso yawe Mwami. Uyu munsi tugirirwe neza, bana bagirirwe neza, duhabwe umugisha nawe. Bana bahabwe umugisha, imbabazi z'Imana zibabeho, igitinyiro cy'Imana kibabeho, neza y'Imana ibabeho. Yesu ntaba ari twe, ntaba ari bo, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Shimwa Mwami, tuzanye aba bana Papa, aba bana turabaguhaye. Barengere Mwami,
yo impfu zahagurutse ku bana ni nyinshi mu buryo bumwe n'ubundi. Impfu zahagurutse, ibyahagurutse kwica abana mu mubiri ni byinshi mwami, ibyahagurutse kwica abana mu mwuka ni byinshi, ibyahagurutse kwica amazina y'abana ni byinshi, byahagurutse kwica mwami Yesu guheza abana mu byaha ngo bapfire ni byinshi. Ariko icyo ngukundira, amaraso ya Yesu akuraho ibyo byose, aranesha, ubirusha imbaraga. Ingabo zose zahagurukiye gutera abana, ibyo byose ubirusha imbaraga. Ibyahagurukiye kuyobya abana, ibyo byose ubirusha imbaraga. Turasenze ngo abana nibagaruke mu murongo mwiza, turasenze ngo abana nibarindwe, twatuye uburinzi ku bana, bagenda bahagaze, abana mwami bicaye basinziriye, aho bazaba ari hose ku isi. Yesu batabare, barengere, bagirire neza. Yesu Kristo ubagarukeho mwami, ubibuke papa, ubibuke nyir'ubuntu, nyir'ukora no gutungana, nyir'ububasha n'ubushobozi, nyir'icyubahiro. Tabara abana mana, imyaka yo kubaho yabo mwami turayishinganishije, mayindi zabo turazishinganishije mu izina rya Yesu. Imitekerereze yabo, imirebere yabo mwami, imyumvire n'imivugire yabo, imigendere yabo Yesu, imikorere yabo, maguru yabo, amaboko, umunwa, ururimi rwabo, imitima yabo, imitwe yabo mwami, amaso yabo turabisengeye. Maraso Yesu niho tubihishe, niho tubishinganishije mu izina rya Yesu. Abana twashyize ikimenyetso cy'amaraso Yesu ku gahanga, barindwe. Abafite icyo kimenyetso nta teka bazacirwaho, natwe turabaguhaye mwami Yesu. Bakuzanira abana bato ngo ubakoreho, ngo ni ukubasabira barambitseho ikiganza. Ndasenze Kristo mwiza. Haleluya, 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 haleluya. Ikiganza cyawe gikomeye nikibe kuri aba bana, ikiganza cyawe cy'iburyo nigitarura aba bana bayobye, batarure abana bacu, turabakuzaniye. Buri wese wateranya afite abana mwami bagira ihumure. Uwo dufatanya nanjye gusenga mu gitondo hano mwami kuri mama Ebenezer ofisiyeri, bagirire neza abana. Buri wese ufite abana turabakumurikiye. Abana ntibahabwe umugisha, abantu bavumura, bavumwe, abantu baha ubuzima badabarwaye, abantu barengere Yesu, abana bababaye baha ibyishimo. Aba bana papa ubagirire neza mu gihe gisa nk'iki. Abantu bavane mu byaha, abana bakeze umwami n'umukiza bakumenye, abana bagukorere, abana bagukunde, abana bakwizere Kristo mwiza. Haleluya, haleluya. Buri wese nahari mwami, abana turabakuzaniye Yesu. Abana ni umugisha kandi ingororano utanga ntago wongeraho umubabaro. Abana Satani yaratangiriye kugira ngo bakubite hasi, abo bana mwabongera ubasubize ku rutare. Bahagarike urutare niwe Kristo, bahagarike Yesu, bahagarare Yesu, 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 Yesu. Abari ku manga, bahagaze mu manga, aho hose ubakureyo. Mana girira neza abana, abana ntibahabwe umugisha, abana ijisho ryawe ribarebe neza, abana barindwe, abana bagira amahoro, abantu bihishurire mwami. Shimwa Kristo, shimwa Golgota, shimwa Kristo, shimwa Mukiza, shimwa Kristo, shimwa Kristo, shimwa Kristo. Singizwa Nyiringabo Imana, singizwa Gitare cy'amahanga, singizwa mwami mwiza. Urakoze Kristo, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Himbazwa, himbazwa, himbazwa papa, himbazwa Yesu, himbazwa mwami w'abami. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'iteka ryose. Ndasenze mwami, umuntu wese wasenga wumve gusenga kwe, wumve kurira ababyeyi bakurira ku bw'abana, wumve gutabaza ababyeyi batabaje ku bw'abana, wumve kurira ababyeyi mwami bari imbere yawe bakwinginga ngo urengere abana mu gihe nk'iki. Urakoze Mukiza, Uwiteka uduha umugisha, uduhire uyu munsi ubane natwe, uhire amaboko yacu, ibyacu n'abacu, kandi ikiruta byose uturindire ubugingo. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Umwami ashimwe, umwami ahabwe icyubahiro, muhabwe umugisha n'Imana. Shalom.